Yesu ashimwe. Turamukanye. Haleluya. Ndashimira Yesu cyane ko ampaye uburyo bwiza bwo kuboneka muri uyu mwanya. Imana irakoze. Maze iminsi ngenda bampaye ntacyo nimuzakire mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu bice 23. Ngiye kwasoma imirongo 7, ndahera ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 7. Matayo 23 murongo wa mbere kugeza kwa 7, ndaza no gusoma mu Baheburayo gice cya mbere n'umurongo w'9. Haravuze ngo maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, ko ibyo bavuga atari byo bakora. Bahambira imitwaro iremereye itaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bayikozaho n'urutoki rwabo. Ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bazagura, bakongera incunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, no kuramukirizwa mu maguriro, no kwitwa n'abantu rabi. Imana itugirire neza. Abaheburayo igice cya mbere umurongo w'9 n'umurongo abantu benshi bazi. Ndagira ngo tuhagere twese dusome, mvuge ibintu bikeya, twongere dusenge. Twaje kuvugana n'Imana, kandi tugomba gusenga kugeza tugeze ku ntego y'icyatumye Imana iduhamagara mu masengesho, kubera ko Imana ntishobora kuza gukemura ikibazo kidahari. Ubwo yadutumiye turasenga kugeza tugeze ku mpamvu y'icyatumye Imana idutumira mu masengesho. Kandi buri wese, murongo wa 9 mu gice cya mbere mu rwandiko rwandikiwe Baheburayo, aravuze ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, ijambo rya mbere, igusiga amavuta yo kwishima, ijambo rya kabiri, ikakurutisha bagenzi bawe. Tuvuge ngo amen. Hanyuma kubo tutaziranye, nitwa Yohani Paulo, ndi umukristo wa hano. Tugiye kuganira amagambo afite intego ivuga ngo kugendera imbere y'Imana mu kuri. Kugendera imbere y'Imana mu kuri. Kugendera imbere y'Imana mu kuri. Kandi ndaza gutanga umwitangirizwa, kubera ko iyo tuvuze Imana ni icyita rusange. Iyo tuvuze Imana ni icyita rusange, hari Imana nyinshi. Imana rero ndaza kuvugaho kugendera imbere yayo mu kuri, ni ya Mana muzi. Hari ibintu bitatu nanditseho, niyo nshaka kuza kuvugaho. Tukwiye kugendera imbere yayo mu kuri. Niyo Mana tuzi twese itagira umukontabure. Nta muntu ugira uyibarira imari. N'abantu muri hano mwize kontabilite, Imana inaguhaye n'imisatsi yonyine itunze ku isi, warwara umutwe utarabasha kubarura imari y'Imana. Uretse n'ibyo tuzi byagaragaye n'ibitaragaragaye, Imana ifite imari nyinshi. Ifite ibintu yerekanye, abahanga barabimenya, abanyabwenge barabimenya, bimwe bikoraho ubushakashatsi bamenyaho agace gatoya, ariko ifite n'ibindi bintu bitaramenyekana. Imana rero ntabwo yigeze irushya umuntu. Imana ngiye kuvuga dukwiye kugendera imbere yayo mu kuri, ni Imana itagira umukontabure. Imana ihabwa icyubahiro. Ndababwira utwo nakunze kandi natwanditse, ndihuta rero. Haleluya. Icya kabiri, Imana ngiye kuvuga dukwiye kugendera imbere yayo mu kuri, ni Imana itagira umujyanama. Mu Cyongereza baravuga ngo na advisor. Ntabwo Imana igira umujyanama. Bibiliya iravuga ngo niyo nyiri nama no kumenya. Ni ukuvuga Imana ngiye kuvuga nta mujyanama igira. Ifata imyanzuro uko ibishaka. Ishobora kuyifata mu gitondo itagishije inama, cyangwa ikayifata nimugoroba, cyangwa ikayifata mu kwa mbere cyangwa mu kwa kabiri. Ntiwayisunika ngo ufate umwanzuro, ntiwayikarikira, ntiwayishiramo imibare ngo bikore nk'uko mbitekereza. Ni Imana itagira umujyanama, irihagije. Icya gatatu, ni nabyo byonyine ndi buvuge njye ku ntego yanjye, nuko Imana ngiye kuvuga dukwiye kugendera imbere yayo mu kuri. Hejuru yayo nta kindi kintu kihaba.
ibintu byose bigira ibindi bintu bibirusha imbaraga biba hejuru. Twese duhuriye ku rupfu, abanyabwenge, abahanga, abakomeye, abayobozi, hejuru yabo hari urupfu, abantu bose bararutinya. Ariko Imana yacu, hejuru y'Imana yacu nta kindi kintu kihaba. Mu budahangarwa bwayo niyo yonyine igera hejuru, aho igeze naho ngaho ibintu byose bigarukira. Hejuru y'Imana yacu nta kindi kintu kihaba. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo rero niyo ngiye kuvuga dukwiye kugendera imbere yayo mukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi ndumva nasoreza aho ngaho. Sigaye mfite umwuka wo kubwiriza, nkumva nasiga abantu mu rusengero nkagenda, nkumva nasoza mu minota mikeya. Ariko reka nongereho akandi kantu kamwe. Haleluya, haleluya bene data. Aba bagabo ni igitangaza, nkuko mwarimu Jean Paul akunda kubivuga. Aba bafarisayo n'abanditsi ni igitangaza. Hari ibintu bitatu nshaka kubavugaho, tuvanemo ibyifuzo dusenge kandi bihura n'ubuzima bwacu bwa Kristo. Ikintu cya mbere kiri kuri aba bagabo babanditsi n'abafarisayo Yesu yavuze cyantunguye, mu buryo bw'idini, muri eglise, muri church, nkuko tubivuga, barazwi, n'abantu bazwi. Iyo aguhiseho uravuga ngo dore umufarisayo, iyo akunyuzeho bitewe n'ukuntu bavugaga uravuga ngo dore umwanditsi. Mu buryo bw'idini barazwi. Muranyumvise? Kandi mu buryo bw'idini barabubaha. Mu buryo bw'idini yabo barabubahaga. Bano bagabo ni igitangaza. Ariko natangaye, mu Mana navuze ni indembe. Urumva, mu buryo bw'idini barabubaha kandi barazwi. Dukoresha ijambo ryitwa ngo n'abastari. Muri karitsiye aho umufarisayo yabaga atuye bari bazwi, bari abastari. Ariko imbere y'Imana itareba nk'uko tureba, itareba ibintu, idakoresha ibipimo by'amaso gusa, irenga ibyo abantu barebesha amaso, ikamenya n'ibindi tutamenye, ni indembe. Bararembye, bakeneye ineza y'Imana. Muriho muranyumva? Urumva, mu buryo bw'idini barazwi n'abastari, ariko mu buryo bw'Imana bararembye, ni indembe. Nimfashe muze kunyumva mu izina rya Yesu. Muri Matayo 23:28 haravuga ngo inyuma bagaragaraga nk'abakiranutsi, ubarebye mu mihango n'imigenzo no kwitwararika n'abakiranutsi, ariko mu mitima yabo bari buzuye uburyarya n'ubugome. Imana ifashe muze kunyumva neza. Aba bagabo ni igitangaza. Inyuma n'abakiranutsi, ubarebye ukoresheje ibipimo bisanzwe n'abakiranutsi, ariko mu mitima yabo hahandi tutareba tutitegereza, Imana irabagiriza uburyarya ndetse n'ubugome. Imana ifashe muze kubyumva. Mu bintu natekereje ndimo niga aya magambo, bakundwa bene data, mundebe hano bibabwire. Niba hari ikintu kibi gihari muri iyi minsi, ni ugupfira mu mwanya ufite izina ryiza mu murimo. Gupfira mu mwanya, uwo mwanya ufite izina ryiza mu murimo. Evangeliste, bishop, umuhanuzi, amavuta yo turayemera, ariko umuntu yarapfuye ari indembe. Kambivuge nitonze kugira ngo muze kunyumva. Niba hari ikintu kibi gihari, ni ukugira izina ryiza mu murimo. Umwataka wacu, umuririmbyi wacu, umuhanuzi wacu, Evangeliste Jean Paul, mu murimo w'Imana hari utuzina twiza turi soft tugendanye n'ubuzima turimo bwa gorirosi na yawurute. Seri yakoresheje n'umudamu witwa Betisheba. Betisheba muramuzi, ni umudamu wa Uriya. Yari yamwishe, amaze kumwicisha akoresha ubukwe bwihuse kuko yari yaramuteye inda. Urumva, mu bigaragara ari mu mwanya mwiza ku bukwe, yambaye neza, yambaye karuvati, ariko mu isi y'umwuka arimo arapfa. Bibiliya iravuga ngo arangije agira inspiration, yumva igitero kiraje, aravuga ngo Mana, wanyiza urubanza rw'inyama y'umuntu, nakongera nkaririmba gukiranuka nta papira ntabeshya beshya. Mu yandi magambo, ibihe bambonamo, nubwo ndi kumwenyura, nubwo nseka, nubwo ngaragaza ibimenyetso by'umuntu muzima,
ariko urubanza rw'inyama y'umuntu rumereye nabi. Waramukugishije urubanza rw'inyama y'umuntu, narera ko nkaririmba indirimbo zo gukiranuka. Hepfo ageze hepfo aravuga ngo nubwo nazana ibitambo nkatamba, nkaririmba mu buhanga bwanjye nkatamba, undeba akanyitegereza akabona ndimo ndatamba. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo Mana ibyo byose wabigaye, wa mutima nahoranye, umutima umenetse ushenjagwe niwo wonyine utazasuzugura. Niba hari ikintu kibi kibaho ni ukugira izina riremereye ariko uri indembe. Bwira mwene so ngo birabishye. Kandi maze iminsi mbyitegereza bikantera agahinda. Hari ukuntu abantu benshi barembye, kuko ni ikinyejana. Iyo urebye nabi abantu ntibakwakira muri sosiyete uko wabikora kose. No mu bukwe n'umugeni utanezerewe, Marene aramubwira ati seka. Umuntu wese aba agomba guseka. Hari n'amateraniro, ntabwo ariko abaha ni Nyarugenge, hari n'ahandi hantu abantu bajya bakabaganiriza ijambo ry'Imana akabyo bati sekera mugenzi wawe ugaseka. Ariko niba hari ikintu kibaho kibi ni ukugira izina ryiza mu murimo w'Imana, ariko umuntu yarapfuye amerewe nabi. Imana idufashe mu izina Yesu. Icya kabiri cyambabaje, ngo ndimo ndabihuza n'abafarisayo, ni ukurembera mu myumvire y'iwacu mu idini. Ugasanga umuntu yarembeye mu myumvire y'iwabo mu idini, umuntu akaremba, umuntu agasanga ba mu idini runaka ariko iyo myumvire yirembeyemo. Kandi Imana ni igitangaza natangaye, Imana yanshushagirije inkorera igishushanyo numva ndumiwe. Kandi abantu benshi bajya barembera mu myumvire y'iwabo mu idini. Jewe ndi umukatolike niko mbyumva, ngende umudive, ngende umwadeperi, ngende umuzayoni, ariko wamureba iyo myumvire y'iwabo mu idini ukabona n'umuntu w'indembe ararembye. Mu ndebe hano bibabwire mu Bami ba kabiri mu bice 5 nimuhasoma, abahazi murahazi, muzasanga hari umugabo waje bamurangiye umuti, barawurangira neza. Umuntu wawumurangiye ni umuvugabutumwa mwiza, arawumurangira, aramubwira ati yari umugabo ufite amapeti, umerewe neza mu isi, ariko urwaye ibibembe bitihishira byagaragaye kugeza no ku rwego umukozi we mu rugo abibona. Ariko agira Imana, nubwo ari umukozi wo mu rugo ariko ashobora gutanga umurongo abantu banyuramo bagakira. Muranyumvise? Itorero ry'Imana rigereranywa n'uriya mukobwa, ntabwo rirahabwa ubwiza, ntirirakomera, nta nubwo riramamara, ariko rifite imbaraga zo gutanga umurongo, kandi uwo murongo agakiza abantu. Bibiliya rero ivuga ngo iki? Ndebe hano mvuga ibintu bikomeye. Iravuga ngo uwo mukobwa aramubwira ngo, abwira nyirabuja, urumva yari n'umunyabwenge, yarazi gutanga ubutumwa bwe, abwira nyirabuja aramubwira ngo ubwire databuja ajye iwacu muri Isiraheli, hari Imana yamukiza biriya bibembe arwaye. Umugabo arahaguruka na mesikoti n'abagaragu baragenda banikwije, baragenda barayoba, baza kubayobora ku muhanuzi witwa Elisa. Mundebe hano mvuga ibintu bikomeye. Niba hari ikintu gikomeye muri iyi minsi ni ukurembera mu myumvire y'iwacu mu idini. Ugasanga umuntu yararembye, afite ibyo yemera, afite uko yitwara, afite uko agenda, afite, ariko wamureba mu isi y'umwuka ukabona umuntu yararembye, ararembye. Bibiliya iravuga ngo aragenda, amaze kugerayo kwa Elisa, Elisa amubwira ijambo, nta nubwo bahuye, yaramubwiye ngo genda wiyuhagire muri Yorodani 7, uravamo uhumanutse. Niko Elisa yamubwiye. Mu yandi magambo amweretsaho umuturi, ariko imyumvire y'iwabo ahita avuga ngo no, Yorodani no, iwacu hari amazi meza, Abana na Fapa. Ese izo nzuzi ntiziruta ubwiza ayo mazi y'Isiraheli yose? Ntiziruta ubwiza Yorodani? Muranyumvise? Bibiliya iravuga ngo arivumbura arakaye cyane, ngo yarazi ko Elisa aza akarembarembye ibiganza akamukoraho akamucera ishinga akamuhakeye. Muranyumvise? Bibiliya iravuga ngo arangije asa n'umuntu ushaka kubivamo no kugenda, ariko umugaragu ugereranywa n'umwuka wera aramwegera amubwira ati databuja ayo mazi ko ayozemo, ko twayatembereyeho, ko atigeze aguha igisubizo, cyaba n'iki ngiki kibi cyane kirutari amazi mabi, ntiwayemera ukajyamo ugakira ibibembe byawe? Bibiliya iravuga ngo yarabyemeye ajyayo, ariyuhagira
ku nshuro ya 7 avanamo umubiri umeze nk'umwana w'uruhinja. Ndabatangariza ko yari yaje abica amazi, ariko yaravuze ngo sinataha nanyuze ku mugaragu w'Imana Elisa, kuko nabonye ko muri Isiraheli ho honyine hari Imana nyamana. Niba hari ikintu kimbabaza ni ugupfira mu myumvire y'iwacu mu idini. Ndi umudive sinabivamo, urimo urapfa. Ndi umukatolike, ndi umwanglikani, ntago mvuga amadini nabi, ndimo ndavuga ko ari igihe dupfira mu myumvire y'idini. Yewe ndi umwadeperi, urumva mbyumva gutya, ariko ugasanga umuntu yarapfuye yarahengamye. Muranyumvise? No kwakira ubushake bw'Imana umuntu ntabasha kubyakira. Munyumve neza tuvugana aya makuru. Ariko Imana yitegereje abanditsi n'abafarisayo, ibona nubwo bazwi mu idini, nubwo bafite imyanya myiza, nubwo bameze neza, ari isi y'umwuka ni indembe, bakwiriye kugirirwa neza n'Imana. Imana irabitegereza. Yesu abavugaho aravuga ngo aba bantu nubwo mubabona bagaragara neza inyuma ari abakiranutsi, ariko muri bo buzuye uburyarya, buzuye ubugome, buzuye ibyaha. Ntabwo byose ndabitondora, n'urutonde rurerire udashobora kuvuga. Kandi nibo abantu bagaragaraga nk'abakiranutsi, ariko abitegereje abona barapfuye. Niba hari ikintu kibi kibaho, nukwitwa ko umuntu akijijwe akaza mu idini, bakamwandika, bakamuha imirimo, muranyumvise, akagira n'ibimenyetso bifatika by'idini, ariko ugasanga yahwerereyemo. Muvuge ngo birabishye. Imana imfashe muzi kunyumva. Yesu ashimwe. Haleluya. Mfite icyifuzo, ngiye kubaha icyifuzo mfite kandi ndabivuga ntuje. Imana yongera ivugurura ubuzima bwacu bw'umwuka. Mama, ukeneye ko ubuzima bwawe bwongera kuvugururwa. Kandi ntabwo Imana ari umwiga mu kuvugurura ubuzima bw'abantu bw'umwuka. Hari umugabo witwa Yesaya, Imana yaramuvuguruye. Yesaya we yanteye ubwoba, yahanuye amagambo yo kwera, agera ku rwego avuga ngo mu bworo bw'ikirenge hararwaye kujya mu gitwariro. Byasobanura ko muri rubanda rugufi harwaye kugeza ibwami. Ageze aravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Imana irabyeza. Avuga amagambo akomeye, ariko umunsi umwe agira umugisha Imana iza kumuvugurura. Ndavuga iti sinakomezanya nawe nako kajaga. Icyama, haleluya, mu bintu tuza gukura ku Mana muri uyu munsi wo gusenga, Imana ikatugenderera, ukavana Imana ikuvuguruye. Nubwo ari ibanga ryawe nta bantu babizi, nubwo ari ibanga ry'ubuzima bwanjye nta bantu babizi, ariko Imana ifite imbaraga zo kumvugurura. Nababaye Yesaya ngo arangije yabonye umwami Imana yicaye ku ntebe ishyizwe hejuru, abona ibishura bikwira urusengero, abona hari abasafi, arabibona byose, agira ikibazo, uburwayi bwe buragaragaye. Aravuga ati ndapfuye we, kuko mbonye umwami Imana. Maze kwitegereza ibintu, icyo bita to be senior, kuba umuntu mukuru mu idini, cyangwa seniority mu cyongereza, ko umuntu atangiye gukura mu idini, iyo udacunze neza birakwica. Kuko hari utuntu twita utuntu twarojyorojyo, ariko tubitsemo imbaraga zikomeye. Tuvuga ko ari utw'abantu bato, ndavugamo tubiri twonyine. Akambere Yesu ashimwe, ni ibintu dukorera mu rusengero by'umwuka bimeze nk'ibisazi, muranyumvise, ariko bibitsemo imbaraga no kuboko kwiza kw'Imana gukoreramo mu buryo budasanzwe. Abenshi rero bamaze kuba sini, ibyo bintu barabijugunya. Uwambona n'imyaka amaze mu rengero ntendereza, kavuga zamuka zamuka, wapi, ugasanga ntashobora kwinjoyinga umunezero wose wo kumusaraba kubera ngo yabaye sini. Ariko kambegere tuganire. Yabaye umuntu w'umuzamani umaze igihe ahanura yuzuzwa, ngo sinshobora ngewe ngo kuzamurira Imana amaboko, ngo n'ukuntu ngenda umuntu mukuru. Nyamara ndabibutsa ko ibyo bintu Imana bifatiramo imyanzuro idafatirwa kuri diplome. Ibyo bintu Imana bifatiramo imyanzuro idafatirwa ku buranga. Ibyo bintu Imana ifatiramo umwanzuro idafatirwa ku kintu cyari cyo cyose. Tuhahurira n'Imana, ni bito cyane, biraciriritse, ariko amaboko y'Imana arimo
arakomeye afite imbaraga. Torero ry'Imana muraho neza. Njya mbabara ukuntu tutinjoyinga umunezero wose wo kumusaraba. Indirimbo umuyobozi wa gahunda Jean Paul Mabwiriza byose Yesu yabyishyuriye ku musaraba. Nta na kimwe Yesu atishyuye. Akeneye ko tubyinjoyinga tugihagaze mu buzima bw'intambara. Tano haleluya. Iyo rero umwuka umaze kugufata ngo genda umuntu mukuru, imyumvire y'iwanyu mu idini kagufata ngo wamuna nzamura amaboko ndira. Mu kigero kiravuga ngo ni patos. Patos ni ibisazi ariko bibitse mu buzima. Bigaragara nk'ibisazi bisa nabi, amazi ya Yorodani asa nabi, ku muntu ushizemo imyumvire bisa nabi, ariko iyo wemeye ukibiramo uhahurira n'Imana utigeze uhura nayo, uhahurira n'ubuzima utigeze ubona. Ikosa rikomeye gutakaza ibintu by'umwuka utazi iyo byavuye ukabipinga ukabishyira hariya. Hari n'abarokorera batacyuzuzwa ajya kugira ati ni iby'abana wana, ahubwo muvuga ko dukennye. Iyo byabaye byinshi buri wese arabyuzura, ariko iyo ubusini yabugenda budufata wuzurira muri gahunda. Uravuga uti shando pazo. Nyamara kugira gutya nibyo bitwara amarangamutima abishye akurimo, nibyo bitwara ya mateka y'umunsi butayo bwa Sara bikabirusha imbaraga umuntu w'Imana kanezerwa atagakwiye kwishima. Nibyo bitwara wa mubabaro na kagahinda, ariko kubera kuba siniya umuntu usanga amen amen iterano ugasanga rifite rituruje utaza aho yavuye mu businiya. Icya kabiri cyambabaje mu ndebe hano bebabwire kijyana n'umwuka wo gukura mu idini runaka iryo ari ryo ryose, byambabaje mu ndebe hano bebabwire. Uretse gutakaza ibyo bintu by'umwuka, ikindi kintu abantu batakaza uburyo bafatagamo Imana batangira kwifata nkaho ari batwaramenyeranye. Yosuwa ukuntu yamenyeye Imana rimwe, urumva yajyaga ajya kuwana akabaza Imana. Umunsi umwe akurikije uko bagendanye aravuga ati ntayo mbaza ndoherezayo abasirikare, maze kuba umusiniya, maze kuba umuntu mukuru, yohereza abasirikare kuri Aya atabajije Imana. Naho hagati muri bo harimo ikibazo, Imana ari kubanza ikagikemura, bakabanza bakagendana. Mu ndebe hano babwire urwego rwose wageraho mu buzima bwo gukorera Imana, amazina yose baguha, nubona batangiye gucuka ku Mana, uzamenye ko hari amashere kutazongera konka. Urwego rwose wageraho mu buzima bwo gukorera Imana, amavuta yose bavuga ko ufite, imbaraga zose wakuzura n'ibitangaza wakora, nta munsi n'umwe utazaba umeze nk'uhatswe ku Mana. Nkoresha ijambo rikomeye, buri gihe cyose uzaba uhatswe ku Mana, kuko intambara yo mu musozi ntabwo isa n'intambara yo mu gikombe. Tekinike Satani arazihindagura uko bwije n'uko bukeye, ariko iyo ugumanye n'Imana, iyo atsinze mu gikombe ni nayo itsinda mu musozi, iyo arwanya ahaciriritse ni nayo irwana ahakomeye. I don't agree n'umwuka businiya. Iyo mubona Pasiteri Edizo akirira mutekereza yuko Imana itagakwiye kuba aramucukira, cyangwa uyu mugabo iyo akirira ararira abo bose ndabazi nduwa hano, n'uyu musaza ajya arira, muratekereza ko Imana itagakwiye kuba yarabacukije, ariko Imana ibibonsa ibongerezamo. Ariko ndafashijwe Jean Paul, ndafashijwe. Haleluya! Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi Imana ikuvugurure. Ufite amavuta ashaje, mama ufite ibintu bishaje, kandi mu ijuru bagira ibintu bishya gusa. Mu ijuru bagira ibintu bishya, bahora bongeramo ibintu bishya. Amavitamini bya mbere byazanye siyo bongeramo, bongeramo andi bitewe naho uramba rugeze. Uzamuka biruhanya ahabwa imbaraga za biruhanya, umanuka mu gikombe ahabwa imbaraga z'igikombe, utambika ahabwa imbaraga zo gutambika, ugeze amazi asharira imara ahabwa imbaraga z'imara, ugeze Irefidimu hatagira ikintu ahabwa imbaraga z'Irefidimu, ugeze mu masoko 12 n'ibikindo 70. Imana ifite imbaraga yaguha, Imana ifite amavitamini n'amaproteine,
ndayafite. I don't agree n'umwuka w'ubusiniya. Hari ibintu bigenda biducika, kandi ibyo biducika nibyo bizana agasuzuguro k'abadayimoni. Ngiye mu buzima busanzwe nize siyanse, ni nayo nkoresha mu kazi gasanzwe. Niribwa niga ibintu by'amasiyanse byavuye hanze y'igihugu byinshi banzanira. Abyiga bireba nibiki birimo, biki byakwangiza abantu nkabyiga. Ariko naje gusanga ibyo bintu bidahura n'imitekerereze y'Imana. Iyo ushatse kubivanga birahabana. Ariko iyo uciye bugufi mwijuru bakongeramo ibindi. Ariko ndafashijwe Jean Paul. Haleluya! Ndanezerewe. Imana ihabwe icyubahiro. Duhereze Yesu icyubahiro. Tumukomera amashyi. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iramanuka. Iravangwa Yesaya amaze iminsi arwaye arembye, kandi abyara umusaruro. Muri Yohana 15 umurongo wa mbere harimo amagambo menshi, ariko wagera ku murongo wa kabiri hakavuga ngo Imana izakwanganya amahage kugira ngo urusheho kwera imbuto. Ndashimira Imana ko muri gahunda ifite aho imbere harimo no kuvugururana. Abantu basa naho bahombeye mu madini, bahombeye mu matorero atarana, ariko Imana ifite gahunda yo kubavugurura ngo turusheho kwera imbuto nyinshi. Imbuto z'abana b'Imana zikwiye gufata isi, zigafata amaofise, zigafata mu isoko, zigafata karitsiye dutuyemo. Uhagenda akumva imbuto z'abana b'Imana, uhagenda akumva amavuta y'abana b'Imana. Zikwiriye kwinjira zigafata. Sikwe kufuta. Yesaya aravuga ngo nishyano ndapfuye kuko ndi umunyaminwa yanduye. Uzi ikintu nakunze? Mu ijuru bafite ikintu cyamvugurura. Jean Paul mubona uyu munsi ntawe muzabona ejo. Kirahari. Uzi kugira ngo bamuvugurure ukuntu byagenze, batumye marayika baramubwira ngo fata ipense murayizi. Ndakoresha ikinyarwanda mwumva. Ugenda ujye kuzana ikara ridasanzwe, ni ikara ryareme kuvugurura abantu bameze nka Yesaya. Ikara ryaka ry'umunyotwe. Ntabwo ryigeze rimutwika ku munwa, ahubwo ryamuremeye ubuzima atarafite. Ndafashijwe. Nikara ngo bararizanye, marayika ararizana akoza ku munwa ngo yarafite ikibazo cy'amagambo menshi. Atuye hagati y'abanyaminwa yanduye bikamena amavuta ye. Ngo arabizana akoza ku munwa ngo umunwa ni wahiye, ariko ubuzima Yesaya yarakeneye yarabubonye. Imana ihita itanga itangazo, iravuga ngo ninde natuma kangendera. Yesaya itavuga ngo ndi hano preza, ni njyewe abari njyewe utuma. Ndumva nuzuye noneho. Muzasome biri ibyo yahanuye nyuma. Abantu mukunda gusoma ijambo ry'Imana muzasome ibice yahanuye. Yavuze Yesu aramuvuga, amusanga ku musaraba aramuvuga, amusanga i Galilaya aramuvuga, anyura i Samariya aramuvuga, avuga azavukira nuko azavuka. Yaramuvuze ku mwuzuro. Ariko mbere yarafakafakaga. Mpamvu umuntu adufakafaka dukeneye kuvugururwa n'Imana. Isi ifite agasuzuguro, ifite agasomborotso. Mama ukeneye kuvugururwa n'Imana. Imana tuvugurure mu izina rya Yesu. Kandi nanezerewe, mbabwira icyanejeje. Umuntu ashobora gukorera Imana atikinisha, birashoboka. Turi muri monde yo kwikinisha ku bajene, bamwe bagira ngo byabaye icyita rusange, ariko Imana ikuvuguruye yagusigamo umuti utuma uba insensible. Ibyo abandi bumva ntubyumve, ukanyura mu isi y'abajene bikinisha utikinisha, kandi uri umuntu muzima, biologically uri umuntu muzima. Haleluya. Umuntu yabwiriza atari umweskoro adahakwa. Mukamaze iminsi mbona umuntu arahaza, Imana yamuhaye ibintu byo kuvuga, ariko kubera ko abona ari abakire nyine baza kumuremetike akihatamo ibintu tako pezoneko. Ubwo nyine impamvu byuzuye nuko nabaye muri ADPR kuva ku myaka 5. Urumva nanjye ndabizi. Shinano ngaba
umva ko Imana imbwiye, irambwiye ngo umva papa, maze rero banakoresha n'amagambo meza. Ntabwo Imana igira imvugo imwe, igira imvugo nshyashya ku muntu wese. Imana izi ibintu yambwira nkumva niyo. Mumva papa, Imana irambwiye ngo bwa bucuruzi bwawe iragushyigikiye. Afite umugore wa kabiri, ntabwo Imana ishobora kubaka kuwapfuye, irabanza ikamuzura, yamara kuba muzima ikamwubaka amateka Imana yitirirwa atavangavanze n'urupfu rwe. Umuntu yabwiriza atari umwesikoro, utishakira indamu. Ara mwampaye nkabwiriza, amavuta natazamuka uzapfira muri ako gahinda. Muranyumvise? Umugabo yabaho atagira umugore wa kabiri. Umwuka wa partnership wateye mu Rwanda, aho umuntu agira biro izwi akagira n'indi biro itazwi. Twabaho tutagira abagore ba kabiri. Mwisa abagabo bari kuzana abandi bagore ba kabiri. Twayiba mukabana n'umudamu wawe ukamwihanganira, mukafatanya kurwana intambara, ariko ntugire umudamu wa kabiri. Imana yatuvugurura ku buryo dusigira ubuzima. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Wabaho udatunzwe n'amanyanga no gutanga akantu, gukiranuka byakubeshaho. Gukiranuka byene imbere nabwo biryoha. Ngiye kubakopeza uburyo iyo gukiranuka kugiye imbere, Imana ikurimo akaba ariko kugufungurira imirya. Ntabwo wihambira, ntabwo reka ukora ibintu ugomba gukora, kuko nabo mumara kumwe bazi ko bitavuye kuri bo, byavuye kuri yo. Iyo gukiranuka aribyo byacinzira biraryoha, ariko iyo ari akantu hora utanga akantu. Imbaraga umuntu yakoresheje afata igihugu nizo agomba gukoresha akirinda. Iyo watanze ruswa hora uyitanga, baho ubuzima bubabaje bwo guhangayika, ariko gukiranuka kwarwaye. Mwaretse tukareba niba gukiranuka kurwana. Ngenda ndashaka kugerageza ibintu by'umwuka tukareba niba bikora, kuko twarabibwirije, twarabiririmbye, twabibwiye abantu. Mureke tuve mu bintu by'utuntu n'akantu, Imana ituvugurure tugere ku kigero gukiranuka turebe ukuntu kurwana. Mwituze, mu gutuza, utatanze ruswa, utavangavanze, urebe ukuntu gukiranuka kurwana, kandi icyo gitangaza kizaryoha. Haleluya, haleluya bene data. Imana ituvugurure. Icya kabiri navanye kuri aba bagabo cyantunguye cyane kikantera ubwoba, iyo baguhinduraga umufarisayo, wabagubaye umwana wa Gehenomu inkunga ebyiri, inshuro ebyiri. Iyo bakuganirizaga bagiraga amavuga butumwa n'amavuna, ukaba umufarisayo, ubyawe nabo wabageragamo, wowe ukaba mubi, ukaba umwana wa Gehenomu inkubwe zingahe? Igitangaza abana bagabo bateye ubwoba. Muri Matayo 23:15 mu ndebe hano mvuga ibintu bikomeye. Hari igihe abakristo usanga tubana n'abantu, dukorana, tubana mu rugo, mu murimo, twitwa ko dukijijwe, dufite ubuzima bw'agakiza, kandi dufite n'amazina meza batwita baduhimba, ariko wakurikirana ugasanga abantu tubana nabo bongerewe ubugome. Kubera ko uri umugome kandi abikubonamo, ugasanga umukozi wo mu rugo avuye iwawe yarongerewe ubugome. Ugasanga niba yakwitaga umwana mwitakano, urundi rugo azajya amazamuvuna imbavu, kuko nawe uvuga ko ukijijwe urambika Bibiliya ukamujomba nk'ujomba umuntu utarabyawe n'umwana w'umudamu. Hari igihe tubana n'abantu ugasanga umuntu yongerewe umujinya. Hari umuntu nziranyeho na madamu, buri gihe ndi kumwe na madamu, iyo tumuzi uruhande buri wese arakwepa. Ntidushobora gutandukana n'abantu bahura nawe atabajombye akantu, ntibikunda. Muravuga ngo muririnda, nta mushobora gutandukana atakujombye akantu. Upfa gusohora ijambo rimwe gusa ahita gusigama akantu, uzarwara nk'iminsi 3. Kandi n'umukristo iyo ari mu rusengero barira. Naravuze ariko se uriya mutima mubi yawuhereje Kristo ko nawe yawufata. Mu bintu Kristo yakwemera, yiteguye kukuguranira mama, yiteguye kuba umutima mubi akaguha umutima mwiza, yiteguye kumuha ubugome akaguhereza gukunda abantu, yiteguye kumuha ibintu byose bibi yarangiza guha ubuzima. Uburange na madamu twafashe icyemezo, iyo duhuye nawe buri wese acanga, nta nubwo tugendana, kuko no kugendana nabyo ahita bajomba akantu, ntabwo yabura akantu, ahita kamara mwirata.
umuntu ashobora kubura akana kujoma. Kandi abarokore benshi ndabivuga nanabisubiyemo, twabyise ko ariko duteye. Nge niko nteye, niko mvuga. Uravuga akabya mama, urarengerera. Usanga umuntu ameze nk'isande, wewe wacha ngo ngende ariko nguriko nteye ngo ndavuga ngo biraza. Kristo yaguhindurira. Abantu batwicisha ko ari bateye. Umuntu aragukandagiye nta amusori, ahubwo akomeje ritime tu, ukamureba mu maso ngo ahonge, habe no guhonga. Nge niko nteye. Umuntu wamuhaye amafaranga yawe mumvikana itariki, umubwira uti 15 uzanyishura mfite ikibazo, 15 uzagira agatangira gukinisha amaranga mutima yawe. Umva mama, urishyuza cyane ko wowe uza kuyashaka watanze ibisobanuro nk'iby'indege, nk'ibya viza ijya muri Canada. Uyashaka watanze ibisobanuro nk'ibya viza ijya hakurya hariya. None waje kukubwira ko itariki yageze yarenze, utangiye kumushinja ko yishyuza, urimo uramwangiza. Kandi warangiza ugasenga. Nyoberwaho umwuka nyura, ubanza mudafite umwuka nk'uwanjye. Ngewe niyo natekereje umuntu nabi aranga yanga kuza, ngira gutya nkashyiramo n'ubusini yankabwira Imana n'imyaka tumara nkumva ntazi. Mwami Yesu akabanza akambwira ati banza usabe imbabazi. Mwebwe sinzi haturuka, ariko ujye kubona abantu barawuzura. Nafite urwango yanga umuntu, niyo mubonye amaso aratukura automatikoma, ariko yarangiza ukabona ntashaka be na gatoya. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Usanga umuntu ubucakura bw'ubujura, amagambo mabi, amahane, niko nteye, niko numva, niko mbitekereza. Kristo atuvugurure mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Kristo atuvugurure. Hari ikintu cyanejeje. Mwibuke Barinaba ageze mu itorero, murarizi mwese, muri Antiyokiya, ngo uko atinzeyo abantu bongerewe umwami Yesu. Niba hari ikintu muri Kigali mbizi neza ko mutinya no mu yindi migi, n'abashyitsi batinda. Kandi rimwe na rimwe asanga barakijijwe kubera iki? Iyo atinze atangira gukontorora ibyo batamuhaye, batangira gukosora umudamu avuga ati ariko mutubati wabishyizemo nabi. Kandi koko naje kuvumbura ko hari abashyitsi bateye nk'umugaragu wa Elisa. Yanteye ubwoba muri Bibiliya. Niwe muntu wageze mu rugo rw'abandi bamucumbikira mu kazu ko hejuru, dore ko batananyuraga mu nzu, bazaga nijoro bakaza ryari, banyuraga inyuma bakajya mu nzu. Ariko akurikirana amakuru y'urugo rwose arayamenya. Elisa mubaje ngo uyu muntu twamugirira dutikire, aravuga ngo umugabo wo muri urugo arashaje. Byaramurebaga. Ubwo yabibonye ryari ko yari umushyitsi w'umunyamwuka bacumbikiye. Icya kabiri yaravuze ngo uru rugo nta muhungu bagira, ikindi ngo barakize. Ubwo yirirwaga ameze ati. Ariko Barinaba ageze mu Antiyokiya, ngo agitinzeyo abantu bongererwa umwami Yesu. Abo dukorana nabo, abo tubana mu murimo, abo tubana mu rugo, ubuzima bwacu bwagakwiye gutuma bongererwa umwami Yesu. Ariko ntabwo ariko bigenda. Usanga dufite ubuzima bwa Kristo tutahaye Imana. Imana ifashe mu byumve mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndabizi ko mutinya abashyitsi batinda, kuko ntago mwongererwa umwami Yesu, ahubwo barabagusha, barabagenzura, mubakekamo abajura, atangira kwivugisha ko muteka nabi kandi nabyo abirira ubuntu. Bese haba amategeko n'amabwiriza sindabona. Imana idufashe mu izina rya Yesu. Nari mvuze ngo Imana idufashe. Haleluya, haleluya. Ni naho muzasanga hari umwuka wateye uvuga ngo ntabwo navugana n'abantu batamenera amavuta. Nkibaza umwuka utuma nasuhuza mwarimu Jean Paul dukumburanye ni mwuka ki? Ntabwo mbyumva. Mushumba Ruberi ni mukuru, n'abashumba ni bakuru, na Edizo muzansobanurira umwuka ushobora gutuma nasuhuza Edizo. Twarajyanye mwivuga butumwa kera Kamigi ka ruguru iriya ndi mutoya, nkajya mureba mu maso ukuntu abwiriza, nkabyibagirwa simusuhuza ngo batamenera amavuta yanjye. Ahubwo abantu benshi bateye nabi, ariko Kristo arashaka kumuha gutera nabi, yarangiza akaguhindura. Mbabwira utuntu dutatu nakundiye Kristo Yesu. Akambere kanejeje umutima wanjye, dukwiye kwigana Yesu, dukwiye kumwiha twese, yarangiza akaduhindura. Akambere kanejeje, muvuga ngo karakunejeje.
ni uburyo atigeze, ntabwo Yesu yigeze avukira muri kapitali mu mujyi. Yavukiye i Betelehemu mu mujyi wari uciriritse, agiye gukura ajya gukurira i Nazareti. N'ingero atanga muri Bibiliya nizo mu cyaro, kandi mbibutse ko niwe designer w'ibitekerezo byo mu mujyi. Abarchitecture n'abahanga mu myubakire ntabwo murusha Yesu kubaka, kuko muri we ni mu bwenge no kumenya n'ubuhanga byayo. Ariko agiye kuvuka kugira ngo adecentralize service z'ubugiraneza, vukira i Betelehemu. Agiye gukura avuye mu Egiputa akatisha iwabo, yari abafite ubutware nubwo bamureraga, arabakatisha bisanga i Nazareti akurira mu cyaro. Yajyaga i Yerusalemu rimwe na rimwe agiye gukora ibintu, ariko agiye gupfa nabwo ntiyapfira mu cyaro, aza gupfira i Yerusalemu. Twese twegereza service. Niyo mpamvu service za Yesu ziri ahantu hose, ziri mu cyaro, ziri mu mujyi, ziri munsi y'intebe. Nahanga umushatse munsi y'intebe wamwumva, umushakiye mu mwijima no kwizuba, aho abategetsi n'abayobozi batakwicara, service z'ubugiraneza bwa Yesu ziragaragara. Iyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. Nicyo twagakwiye kuba twirukankaho. Icyo ni icyambere nakundiye Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya bene data. Ese murimo muranyumva? Icya kabiri nakundiye Yesu, ukuje wese arakubwira ati you are welcome. Nta mabwiriza ya protocol aba kwa Yesu. Uzuvuga ati mwami Yesu kanuye amaso, undi akaza yaraka yavuga ati jewe ibintu byo gutera haleluya iterwa n'abahazi, ntayo ntera. Undi akaza afite amatiku menshi arega Kalisa na Mugabe amuvuga, akaza bivuga. Ariko mwagera kuri Yesu agatangira kubanduza ubu Yesu, ukumva utuntu tw'uturirimbo, amatiku akagenda ashira gakeya. Numwe mu bagabo bakira umuntu wese, iwe nta protocole zihaba, ukuje arakwakira. Icya gatatu cyanejeje kuri Yesu nacyo ndibusorezeho. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kwigana Yesu. Haleluya. Dukwiye kwigana Yesu. Icya gatatu cyanejeje umutima wanjye kuri Yesu, kandi cyaranejeje, kubera ko azi neza ko tugira ku gatima k'urwango n'ibindi bintu bitandukanye. Ibintu byinshi agirira abantu nta ruhushya asaba abandi. Arabyuka mu gitondo akavuga ati Bonifa ndakugirira neza, kuko hari uwo yanyuraho agahita bifunga. Genzi n'abarokore babifungiraga mu misozi, ndamufunze uriya mwanya nkumuritsemo mwarimu, niwe ntanga urugero, niwe dufatanije, mwiritsemo mwarimu akaramwe ndaguhiritse. Ariko icyo nkundira Yesu, afata imyanzuro ntawe ababajije. Arabyuka mu gitondo akavuga ati imbere sha Jean Paul, tukagenda. Twagera ku rugi akavuga ati va mu nzira, ruramumenya rugakinguka kubera itegeko rye, rukava mu nzira. Akavuga ati dukomeze sha. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, no mu rupfu ntiruzadukoraho. Tuzaba turi kumwe n'itegeko risumba urupfu, tuzaba turi kumwe na Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Tuzaba turi kumwe n'itegeko risumba urupfu. Niyo mpamvu Paulo yanditse ijambo, aravuga ngo mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Yandikira Abafilipi, niyo akavuga ni nko yakabwira ati muhinduke, ubuzima murimo bwa Kristo burahengamye, ntabwo buri mu murongo, muhinduke. Ariko usanga abantu buzuye amashyari. Njye nari nzi ko nta muntu ushobora kuzura ishyari ry'umuntu wahanuye. Banakuriye muri ADPR, ntabwo nari nzi ko umuntu yagira ishyari. Umuntu wahanuye gusa, reba ubuhanuzi, nta gihembo bari bumuhe, nta mafaranga bari bumuhe, nta kintu butana. Aho kabona umuntu yimeye ikinyemenye, aho kwakira ibintu Imana ivuga, nkabari yasenga bayuzuza umwuka ati. Kandi wakurikira kumva ibintu arimo arahanura ukumva ni ibintu bizima. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu wagira ishyari ry'umuntu wabyina Imana, kubyina tu kwa kundi ubyina zamuka yiyemera teyiratate. Ntabwo nari nzi ko hari umuntu wagira ishyari ry'umuntu wayoboye na gahunda hano. Gahunda hano murabizi imbaraga bisaba. Abango barakanuye amaso, barwana na daimoni turukana mu nguni, iturutse hariya, iturutse inyuma yezimushitura, ikubitira mu matara, ikubitira mu byuma, ayiniga abari mu ntambara, kandi ngomba kuba maso. None ukamunyeje ninde wabishyize hariya, ariko mbambona ngiye hariya nabikosora. Mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu, ibyo bingana no gukizwa neza. Ibitari ibyo birahengamye. Nta yindi reference, ni wa mutima ari muri Kristo Yesu.
nta yindi baho. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kavuga icya gatatu dusoze dusenge. Haleluya. Cyo cyantangaje, ntabwo Imana ijya yemera kwitirirwa ibintu byubakiye ku manyanga. Iyo uyemereye irabisenya, muvuga ngo burundu, yarangiza kubisenya ikubaka ibyubakiye ku buhamya bwo gukiranuka. Ntabwo Imana ijya yemera ibintu byubakiye ku manyanga. Nabigenzuye maze iminsi mbigenzura, iyo twemereye Imana ngo nize, burya nunasenga ukabwira Imana ngo Mana ngwino, umenya ko ikintu cya mbere buhereho ni inyanga. Niba akazi kubakiye ku manyanga izakubwira iti sezera. Niba hari n'urwandiko ufite rwubakiye ku manyanga izakubwira ngo sezera. Niba urugo rwubakiye ku manyanga izakubwira ngo sezera. Muranyumvise? Ntabwo Imana ijya yemera ibintu byubakiye ku manyanga. Iyo yemera ikaza mu buzima bwawe ibiheraho ibisenya, kuko Imana ntiyakwitirirwa ibintu byubakiye ku manyanga. Hari ukuntu rero, Yesu ashimwe. Haleluya, 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 haleluya. Hari ukuntu ni ibintu bibiri ndi buvuge, usanga umuntu abana n'Imana ariko abana n'amanyanga. None akabwira Imana ati Imana akora ubaka shyiraho, ariko Imana yashaka gukoraho akabwira ati stop, ntukoreho, ntukoreho, ariko agahora yibwira ati kora. Ntabwo ibyo bintu Imana izabyemera. Bizayitera gufata imyanzuro itakubajije, isenya ikintu cyose cyubakiye ku manyanga, nirangiza kugisenya yubaka ibintu byubakiye ku gukiranuka, kuko Imana ntiyakwitirirwa amanyanga. Ndagukunze mwami wanjye, urakoze mwami wanjye. Haleluya, 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 haleluya. Kugira ngo dusoze mu Baheburayo twasiye igice cya mbere n'umurongo w'9, ko ndashaka gusoza kugira ngo dusenge. Harimo amagambo akomeye Imana yatubwiye. Yavuze ngo kuko wakunze gukiranuka, kuko wakunze, urumva no kubikunda. Hakazamo ijambo rivuga ngo ukanga ubugome, kandi icyaha nicyo bugome. Ngo nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe. Ngiye kuvuga ibintu bibiri bikomeye. Ijambo rya mbere, igusiga amavuta yo kwishima. Mu bintu Imana ikorera abantu bose bagendera imbere yayo mu kuri, badapapira, batabeshabesha, batarimanganya, badafite double life, badafite ubuzima umwe bwubakiye ku manyanga n'ibindi, bakemera Imana akabwira ngo ntwara. Icyambere nuko Imana ibasiga amavuta yo kwishima. Niyo mpamvu umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo naho ndiho, naho napfa, nzikundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nyina byose ndamahoro. Reka mabwire bene data, nimubaho ubuzima, nimugendera imbere y'Imana mukuri, ikintu cya mbere muzabura ni ibyishimo. Uzarya pizza, usohoke, unywe ikawa, ariko ikintu cyitwa inkunga y'ibyishimo Imana yihereza abantu hanze. Ubugome bagakunda gukiranuka niba Imana yihereza. Ariko niwanga, ikintu cya mbere Imana izakwima ni ibyishimo. Ntabyo uzagira. Tuzajya turirimba ziri soft, Adonai Shama, usigara umeze nk'urukwi. Mana we Mana nzakunamba, n'ubundi usigara umeze nk'urukwi. Nta nkunga y'ibyishimo, kandi ntabwo ari ibyishimo bituruka mu kintu icyo ari cyo cyose, ni ibyishimo bituruka muri Kristo Yesu. Haleluya. Kandi niba hari ikintu kiryoha ni ukubaho mu ntambara, ukabaho urwana urugamba turwana, ariko ibyishimo byawe biruta ahantu unyura. Ibyishimo byawe bikaruta imiraba, ibyishimo byawe bikaruta intambara, ibyishimo byawe bikaruta ibigeragezo, ibyishimo byawe. Haleluya. Ndanezerewe. Ugasaza ufite ibyishimo, wisesasetsa. Hariho n'igihe Imana iduha promosiyo yagusura ku buriri ukajya useka, ugatembera mu nzu useka. Stoke ntiyuzuye, mu mufuka ntayarimo menshi, ariko imbere si ibyishimo, biraruta aho duhagaze, biraruta aho tunyura. Ko wakunze gukiranuka,
ukanga ubugome. Hari abantu muzarinda mupfa mutinjoyinze ibyishimo byo mu Mana, ndabizi ko bahari. Nudafata umutima wawe ngo uwuzanire Kristo, uzarinda upfa utagize ibyishimo byo mu Mana. Amanyanga yawe ntazaguhesha ibyishimo. Uzagira ikijya gusa n'ibyishimo. Uzahora mu makomedi y'ibyishimo, uzahora mu makomedi y'ibyishimo, ariko nta byishimo uzagira. Muranyumvise? Niyo mpamvu batubanjirije, ariko ndanezerewe. 11 mu Baheburayo 13, Bibiliya iravanga bose bapfuye bakizera. Siko bavuga mwana ngo nta nubwo bari bagahawe ibyasezeranijwe, ngo ahubwo ngo Imana yabahaye umugisha wo kubirora biri kuri. Hepfo akavuga ngo muri bo hakagaragaramo ibyishimo, ngo bakabyishimira. Ibyo bintu by'ibyishimo bikabatarura, bigatuma bitwara nk'abashyitsi n'abimukira. Hepfo aravuze ngo barakumbuye gakondo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ngo ariko barimo barakumbura gakondo iruta icyo gihugu bavuyemo kuba nziza. Hepfo akavuga ngo wi nicyo cyatumye Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Ariko ndanezerewe Jean Paul. Haleluya! Ibyishimo, tuzasohokana ibyishimo, tuzagendana ibyishimo, tuzakorana ibyishimo, tuzategerezanya ibyishimo, tuzarindira mu byishimo. Nzagutegereza mfite ibyishimo, nzagendana nawe mfite ibyishimo. Haleluya! Kugira ngo nsoze dusenga. Impumyi yakunze gukiranuka ikanga ubugome, iririmba indirimbo nk'iz'abareba. Indirimbo nk'iz'abareba iraziririmba, itareba ikayihangara ikayiririmba kubera imbaga z'ibyishimo. Haleluya torero ry'Imana. Haleluya. Utarize, utanafite n'umwanya kuzasubira ku ishuri ngo yige, aririmba indirimbo z'abize, akayiririmba nk'iye kubera imbaraga z'ibyishimo. Kandi naratangaye mu ndebe hano babwire, mu byishimo ni mwituze. Ntushobora kwishima udatuje. Mwituze rero niho Imana ikorera. Iyo umuntu afite ibyishimo ni ikimenyetso cy'uko Imana igiye gufata imyanzuro. Kandi niyo Imana igiye gufata imyanzuro, ikintu cya mbere banza kuduha no kuvanaho ikirere kiremereye, ikirere kirimo amaganya, ikirere kirimo ubwoba, ikirere kirimo intimba, kamanura ibyishimo. Iyo bize biravuze ngo Imana igiye gufata imyanzuro. Ishobora gufata imyanzuro y'imisozi, ishobora gufata imyanzuro y'ibikombe, ishobora gufata imyanzuro y'ibintu bimaze igihe. Imana ishobora gufata imyanzuro. Imana ibaremera ibyishimo. Ntabwo twabaho ubuzima bushushanya turi abakristo, kubaho tumeze nk'abantu bariwe. Njye ntabwo nkina. Mama urimo urapfa, ubwo uzishima ryari? Kuko wakunze gukiranuka ngo ubugome. Nta musambanyi ugira ibyishimo, agira komedi z'ibyishimo. Bivuga mu magambo atomoye, nta musinzi ugira ibyishimo, agira komedi zisa n'ibyishimo. Nta mugome ugira ibyishimo. Muranyumvise? Nta wanga abandi ugira ibyishimo, agira igisa n'ibyishimo. Abantu b'Imana bonyine, abagendera imbere y'Imana mu kuri bakunze gukiranuka bakanga ubugome, bagira ibyishimo biri original. Komanga mwene se umubwire ngo ibyishimo biri original, atari byo wipapiramo, atari byo wiyumvamo, atari bizanwa nuko ari Yesu. Ibyishimo biri original. Kandi naranezerewe. Mbabwire icyanejeje, munde abantu nyibabwire. Umwuka wera twahawe. Muranyumvise? Umwuka wera twahawe niwe muyobozi ushinzwe gukwirakwiza ibyishimo. Iyo ibyishimo biri muri wowe, umwuka wera akora icyo bita expandere mu kilatini, agenda bikwirakwiza mu manu kumva birimo, mu matwi kumva birimo, wakora kuri proje ukumva naho biragenda bigufata, ku buryo n'intebe wicayeho birahasigara, kuko ibyishimo ni imbaraga Imana itanga. Dukeneye kuva mu bintu by'ibipapirano. Tunezerewe ntiwishimye, horana ubwoba. Niyo ugenda kuri moto mu muhanda urimo impanuka, uba ufite ibyishimo. Hari ibintu muri iyi minsi maze iminsi niga, ibyishimo byabaye byinshi, abagenzi bagira bagakumbura no mwijuru. Niyo mpamvu Imana itabisuka cyane. Wageraho ukajya uzamura ukuguru ukavuga uti bifashemo, bakakubona muri pozisiyo idasa nuko isi bishaka, polisi ikagutambikana,
duha ibyishimo bingana n'uruhande duhagazemo. Niba utegereje guha ibyishimo nk'ibyo utegereje, niba uri mu mwanya wo kubwira Imana ngo Mana ngirira neza, guha ibyishimo bingana nuko wayitegereza. Muranyumvise bene data? Iguhaye ibyishimo birenze, wakumbura ijuru nta nubwo wajya kurya, waburara. Nzi abantu bagiye banezerwa Imana ikabakatiraho ku mugabane gatoya, bakavuga ati ntaho njya, akayirara imbere ayihamagara, avuga tuzaza ryari. Mu ijuru rero ni abahanga, hari ukuntu bohereza umwuka wera nk'umuyobozi bati bumwambuyeho gato bagapunguza, ukibuka ko ugomba gutaha, wasize abana ugahita utaha. Kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, icyo cyatumye Imana yawe ariyo Mana igusiga amavuta yo kwishima. Icya kabiri, muvuge ngo soza, ndasoje. Ikurutisha abagenzi bawe, ikakurutisha abagenzi bawe. Nta muntu n'umwe wakunze gukiranuka, mbivugira hanegereye abashumba, akanga ubugome, akanga ibyaha, Imana itagicisha kuri wa murongo. Muvuga ngo bari ku murongo, Imana ijye imufata ukuboko ikavuga iti abantu bose bazi Golgota, abantu bose bajya ku murongo, imufata ukuboko ikamubwira iti ngwino twigendere, ikamucishaho, ikamurutisha abagenzi be. Bibiliya yuzuye. Mundebe hano babwire, Dawidi yigeze kugwa Imana neza. Kuyigwa, ayigwa neza ari mu buzima buciriritse mu ishyamba, ari ahantu habi ariko aguye Imana neza. Imana ikajya imuvuga adahari. Reba, yaguye Imana neza, Imana ikajya yitora ikamuvuga idahari. Samweli umunsi umwe arahanura, haravuga ati Imana imaze kwibonera undi ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Dawidi ntahari, ari kurwana n'intare ndubu mu ishyamba, zibiri gucicikana, ariko kubera kugwa Imana neza, Imana iramuvuga adahari. Rimwe nigeze kugira ibihe byiza n'Imana, mundebe hano bibabwire. Imana ikajya inkumbura, nava mu masengesho ikambwira ngo uzaze basuryama yanjye, kajya numa abahanuzi bavuye kure, muvuga ngo ibyo bintu bigaruke. Ntago mbiherutse. Nigeze kugira ibihe byiza ku rwego Imana yajyaga inuma abantu, mvuye mu masengesho no kubwiriza, ikambwira ngo wanguye neza, ndagushaka nimugoroba uze wongera uryame imbere yanjye, gusa ntagire ikintu uvuga, tonko kumbona aho ngaho ndyame. Wow, biragwa Imana neza. Umunsi umwe rero Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, mu ijuru bafata icyemezo cyo gusimbuza Sawuli. Batuma umugabo muzi ukomeye wari umuhanuzi akaba umutambyi, muramuzi Samweli, akaba n'umucamanza. Ngira ngo mu mateka ya Isirayeli ni wabigize. Yari umuhanuzi, umutambyi n'umucamanza, yari akomeye. Karitsiye yajemo abantu bagiraga ubwoba, iramutumira amubwira ngo jya kuntoranyiriza umwami kwa Yesayi. Ndatangaye. Kwa Yesayi hari amatsinda menshi, hari abahungu bari mu gisirikare cya Sawuli bakoze imyitozo, bafite pinya. Hano hanze hari abantu bafite pinya, ku buryo ashobora kukwereka CV ukabona ni pinya ya bien, CV gusa yayikwereka ukavuga uti uyu muntu nta nubwo twirirwa tumuvugaho. Hari abantu bafite imiryango imeze nka pinya, ku buryo akubwira uwo bapfana runaka, akubwira runaka, akubwira mubyara we, ukavuga uti burekeye aho ngaho nabyumvise. Abahungu be rero ba Yesayi harimo umuhungu w'imfura. Narababaye. Nimujya mwihana, mujye mwihana neza. Bari banyuze mu mwanya wo kwitunganya, ariko Imana irabagaye. Niko Bibiliya ivuga. Uwa mbere Imana iramugaya, uwa kabiri Imana iramugaya. Samweli aracanganyikirwa. Nimusoma na Bibiliya niho hambere Samweli yavangiwe, ni naho hanyuma yarinze apfa atongeye kuvangirwa. Uwo munsi yaravangiwe, ntiyongeye no kuvuga, yarinze apfa atangiwe. Ariko Imana iramwegera iramubwira ngo baza Yesayi, ngo naba ngaba gusa. Akibibaza Yesayi aramubwira ngo harundi aragiye intama. Ni nko kuvuga ngo ntabwo natekereza ko biza kugera kuri we, ariko mu ijuru niwe babanje. Toko bahagaritse ibintu byose ngo abanze.
bamutumaho. Ahageze nasomye biriya nitonze, Samweli kumureba gusa abona ntabwo byasabye Imana kimusobanura. Hari abantu mudafite CV n'amapinya bizasaba ko Imana basobanura. Nimutabana nayo neza uyu mujyi muzawuzenguruka. Siko ngiye gusoza kandi babwiye akantu keza, nutabana n'Imana neza, niba utegereje ko Imana izagusobanura, uyu mujyi uzawuzenguruka. Bwira mwene so ngo wabyumvise. Nsoza, Dawidi aza nta kwihezura, nta gukaraba imbiribiri, afite ibikomere by'intare ridubunyire by'ubuzima yararimo mu ishyamba, amahwa biki byaramwicaga, ariko mbere y'Imana asa neza. Nasomye biriya ngo nshake n'amashuri yizemo, cyakora yari afite ibintu byinshi ashoboye, ariko ntago yari yaragiye mu ishuri. Ndangije ndabitekereza ndabireba, nza gusanga Imana uwo yemeje, nubwo twatera urutoki tukabihakana, tumwemera tutabishaka ariko tukabyemera. Akihagera Imana ibwira Samweli, iramubwira ngo musukeho amavuta ni uwo, wivangirwa ni uwo, ko kunza gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, si Imana y'undi Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima. Mama, icyo ni cyambere, yarangiza ikakurusha bagenzi bawe. Umuntu wese wanze ubugome ngiye gutangaza, ejo bundi mwarimu nahishuriwe akantu, wigishe muri yanshangukira nari ku kazi nkumva, noneho nza guhishurirwa akantu. Namenye ko abantu mwese mwavukiye munsi y'ubutayu bwa Sahara, muri no bihugu bibamo malaria, tifoide, inzara, kurya ntabwo ari icyita rusange, kwiga si icyita rusange, gutunga imodoka si icyita rusange. Handi twese usanga n'ubutumwa bw'ibintu budufasha. Umuntu akijijwe, muranyumvise, mu bintu Imana imuteganyiriza no kuzarya ngahaga birimo. Iyo utindanye n'Imana ukayigwa neza, Imana irabizi ko muri Afrika tuba twarabaye ubuzima bwa avoka zidahiye, ibijumba by'imikucu, amarige, guhekenya ibiti imboga zishariye. Iyo umuntu akijwe Imana yakumira kandi nzaguha ku biryo, kandi yibiza nyiraguhata, ishyiraho n'amategeko n'amabwiriza. Muranyumvise? Haleluya! Imana irabikora. Nimubana nayo neza mukayigwa neza, Imana izabuza ibibazo byo kuvuga ngo zino nkweto ngo zirahengamye complexe. Imana yijyana ikakwambika, ikakubwira ngo nakwambitse ntuzongere kwiganyira. Kandi Bibiliya iravuga ngo mara gukizwa abanzi bacu tuzayisenga tudatinya. Ari bitsikamira abantu bo munsi y'ubutayu bwa Sahara, Imana ifite imbaraga zo kubikiza abantu bagasenga badafite ubwoba. Imana ibampera umugisha. Nasoje mushumba ngo ninde, Imana ibampera umugisha kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Imana ni Imana yawe, izagusiga amavuta yo kwishima, kandi byanze bikunze hari ibintu izakora ubu nikurutishe bagenzi bawe. Tugiye gusenga Imana.